bino mu bintu bitumye mara iminsi ntaravuye. YESU ARACYAKORA TV. Soma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 turasoma duhereye ku murongo wa 20 kugera ku 23 ahita twihuta dusome umurongo umwe mu gice cya 25 aho turi Matayo babwira ngo turasoma tugasoma muri Luka dusoreze muri Yohana tuvuge bike byinshi mukabura babivuga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 7 umurongo wa 20 handitswe ngo nuko muzabamenyera imbuto zabo. Umuntu wese ubwira ati mwami Mana si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse uko ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazabaza kuri uwo munsi bati mwami Mana ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya. Nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe Imana ibiturinde. Abatabivuze tumuvuge bike kandi turinde izina rwose ntabwo byiza. Matayo 25:23 harashobora shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka kugira ngo wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi injira mu munezero wa shebuja.
twihute dusome n'ubundi muri Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 4 tugeze ku wa 6. Twihute dusome tuzabikoza mu gihe cy'abana tuvuze n'ibindi. Haracho nuko Yuda Iskariyoti umwe ubigishwa be wenda kugambanira aravuga ati ibi bitumye aya mavuta akagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene. Gatandatu none n'abandi icyatumye avuga cyo si ukubagarira abakene, ahubwo nuko yari umujura kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya akibibyo babikamo imani mabare akiba akajya kandi ari we dusoreza hano mperuka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 23 ku murongo wa 20. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha no kubaha Imana kubiyubaha uri mu rubanza rumwe n'urwe hariho akabazo. Tweho duhowe ukuri tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu uvuge ngo nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati mwana uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo ikomeye y'Isabasha. Muri bubane nakijambo cy'Imana kurikije indirimbo ziraha n'amavuta araha mushobora yabaziye batarishinga ngo banatashi kandi ntabwo yababeshi, ariko n'ubundi muri iri soko uhahanika umugabo nawe yavuze ngo shyira n'utu n'umuzigo wawe. Buri muntu wese acunge. Iri soko ribamo n'abajura, ribamo abadayimoni bagushimuza ibihe wabonye n'ibitabaye maso. Icyo bivuze ndashimira Imana ko izumugisha aho ugomba hakurikije umuragizi twigata abashizi turabana hano mu rugo kandi twahahuriye n'inshuti zacu Bethel. Haleluya. Amen. Bethel muraho. Umuyobozi wacu nani bari bemeze nababonye babamenye ko barabazi nababonye igihugu nababonye ubu hari abantu bumvishe gusoma imirongo myinshi bagira gusoma muri igiterane ariko bakavuga imirongo zimwe mu bitabo kuko ibiganiro bisomye aho batuva kandi barabitekereje bizaba hano. Jewe nikisafuriya irimo ibyo mugiye kurya, amasengesho mugiye kunsengera n'indi mugiye gutekesha ibirimo. Uko mugenda mwohereza amasengesho hano nanjye ndakoza n'ikirushi ntawe ubibindi. Ayo ni amakosa w'ipima isafuriya y'umuriro. Iyo w'ipima isafuriya y'umuriro ngo ibibazo bike. Iyo udasengeye umwigisha ibiba byose bitari byiza ni wowe kuba wabikoze. Iyo usengera wigisha. Twebwe twabuze nta kantu wabuze ngo twemeze abantu. Turi hano turi n'ubwo ariko twicaye hafite Imana. Mu magambo make ngiye kuvuga iyo uyihorere ubwinshi bwayo ntabwo ari n'inotebe kumara.
ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite kuvuga ngo gukorera Imana ukiranuka. Gukorera Imana ukiranuka. Niba hari ibintu byiza ni ugukorera Imana ukiranuka. Niba hari ibintu bibi bibaho ni ugukorera Imana utagize gute. Kuko ntabwo mu ijuru hazaje abakorera Imana, hazaje abakiranuye Imana. Ijuru ni iry'abakiranutsi, ni iry'abakiranutsi. Izi ntego zose ziri kuba mu biterane ziri kugenda zose zirasa ku murongo umwe wo kugira gute, wo guhembuka. Iri jambo guhembuka ubushumba bashumba bombi babivuzeho, nta kindi cyagiye gitera abantu ngo batekereze ko bahembuka, ni uko babona basubiye inyuma. Kandi gusubira inyuma k'umuntu wigeze ahaguruka biba biturutse kuki? Ku byaha. Nibivuga muzamutije nta byaha nakoze, ariko Bibiliya ivuga ngo iyo wumvise ko nta cyaha ufite uba wibwira Imana iki? Ndagira ngo mvuge bike ibyinshi umwuka wera babivuga, niba ufite akazi gakomeye mwabera, kuko umwuka wera niwe wemeza abantu. Twebwe turavuga umwuka wera yemeza. Reka babwirire umwuka wera y'ishuri, amadirisa ari kuganiriza, ari kumbwira, kandi nanjye bituma yamasinzira. Niyo nahagaze imbere y'abantu nkababwira ibyo Imana ishatse kubabwira. Biri no mu bintu bitumye mara iminsi ntazi kuruhira, kuko hari abantu bazoza batakiwahana. Umuririmbyi wa 45 yaravuze ngo ibiconzi n'ubu iby'Imana ishaka nibyo nkwiriye gukora. Hari ibyo abantu bashaka ko dukora, ariko hari n'ibyo Imana ishaka. Mu ijuru barasuye barabwira ngo ariko turashaka ko ibyo uzabwira abantu nawe uzabaza kubyumva. Hari ijambo Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mwirinde ubwanyu, mubone mwirinde n'iki? N'umuguri. Mwirinde ariko murinde n'umuguri. Ndashaka kuvuga ko utashobora kurinda abandi nawe utagize gute? Tugira ikibazo cyo kumva twahabwaga abandi ngo baze, ariko tugiye dutekereza ko dusigaye duhagaze. Ugasanga mu biterane ibyinshi tukubwira iby'ibiyobyabwenge, ibindi tukavuga tuti babaramurira bamakore, nyamara mubazane kuri Yesu. Ariko hari na bamwe mu bo tujyana kubazana bakazabona Yesu. Mu magambo make hari ibiterane nk'ibi bazavuze none ko nta muntu n'umwe wahari, ko nta mayobora turukubona harihanane. Ariko kugira ngo batangaze ko iyo mwize ku ijambo kwihana kugira gute? Kwihana ntabwo ari ibyabayeho, ntabwo ari iby'umuntu n'urutoki, ntabwo utakwihana, ntabwo utagira gute. Jewe nasomye Bibiliya nsanga Mose yarihanye. Mose yagize gute? Wa wundi baririmbye ngo niwe muyobozi w'ubwenge bw'Abisirayeli, yihaniye kuri Horebu. Kuri Horebu barahihanira, Imana iramubwira ngo ibyo bintu byo kuza kupegereza mu gihuru ukaza ngo nige aho kwetura inkweto zawe. Sindavugana nawe wize gute utari wihana. Yihaniye ikihe cyaha? Yari yarishimiye igihugu abamuka bahere amugaba mu mucanga.
cyari ariko ufite impamvu y'umuhera wajya kubakorera Imana. Haleluya. 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 Sana kumva twongere haleluya. Ongera nako. Haleluya. Iyi ni Yesu. Twageze tukuri tuwayo masake ya Kristo. Hapo isemi bazakuri maruka kati. Iyi ni bwana bali. Iyo numvise zarasinzira kama. Asoma zaba kugasa amini moyo kuvuga ari akazi kenshi ari ibintu byinshi ariko ndabwo cyane rwose. Ntabwo bizukora ntabwo neza mu inshuti zacu ntabwo turabasazi ariko
Iyo numvise tuzabasezerera kawe. Asaba kugaza aho indi ngorane kuhanga. Ari akazi kenshi ari ibintu byinshi ariko ndabo byaragose. Abakuze baturiye neza mu ejo zacu. Ntabwo turabasazi ariko
YESU ARACYAKORA TV.